Niyo Bosco abaye akumva none ahangaha niki wamubwira? I am proud of him. Ndakubwiza ukuri namubwira Bosco Niyo urabizi ko ni inshuti yanjye namubwira ngo courage mu by'ukuri kubera ukuntu nari nararwaye mba hasi nuka igitsina yaguhaye kavuga ngo nutagikoresha ni urugingo si ugomba kurukoresha bamwe bakagira nubwo bakavuga ati ni nko kuvuga ngo reka nkore practice ngo kuko ikasi igihe nikigera arambwira ati ntabwo ndibuze kugira gute ntabwo ndibuze kugenda urabona bwije kandi nakubwiye kare ngo ugende so mu by'ukuri byari ibintu bishekeje cyane byarangiye biterera ukuntu byarangiye rero noneho abo basore umugambi bari bagiye inama kagatsiko yuko bari bumpamagare noneho bamfate bamvunagure bankubite banyice ku mugaragaro ngo bari bamaze kwiyemeza yuko bagiye kunyica hanyuma ikiri bube kize kuba noneho baturuka hirya birukanka baravuga batereka tugende tumufate tumunage muri toilette kuko yari amaze igihe ankunda cyane arambwira ngo please arampropose ni ibintu biri weird ibintu bitabaho kumva yuko umukobwa yaje akagupropose akakubwira ngo ese twajya mu ntuza twajya mu rukundo icyo navuga biriya ni ibintu bibaho ziriya bazita volcanic eruption kuruka kw'ibirunga rero hari forces ziba zirimo Maximed link up with the world. Yes, twongeye cyangwa se twahageze ubu ngubu Maximed TV duherereye ahantu bise Inyamata cyangwa se Bugesera duherereye Bugesera ubu ngubu niho turi kabisa ibintu n'uburyo cyangwa se ibintu ni byiza cyane ka twizere ko nkuko bisanzwe mu muco w'ahantu hose tubanza gusuhuza reka tubanze twizere ko dusuhuza abantu mwese mudukurikiranye twizere ko mumeze neza cyane mwese mudukurikiye muri mu Rwanda abantu mudukurikiye muri hanze y'igihugu cyacu nizere ko mumeze neza cyane ka twizere ko muri amahoro njyewe ndi wa musore wanyu Lincoln Yokana cyangwa se wa musore w'imanzi twasuye umwe mu bakozi b'Imana bakomeye cyane mu Bugesera muri Nyamata ndetse no mu mujyi wa Kigali mu gace kazwi cyane nka Kicukiro ndetse ni Kayonza na Rwamagana uzwi cyane umukozi w'Imana ufite amavuta kandi ibimuvamo ni byinshi kandi ni byiza cyane mu by'ukuri no umuntu mukuru ntago namuvuga mu izina ahubwo reka muhe ikaze. Murakoze cyane Imana ishimwe cyane ndanezerewe cyane uyu munsi kuba twagize umugisha wo kugira ngo tubane namwe Maximed TV turabakiriye hano muri Bugesera Imana ibaho umugisha amazina yanjye nitwa Pasiteri Ndahiro John nkabanyobora itorero rya Alive Passion nubundi mu Bugesera ikaze. Urakoze cyane Pastor kuduha ikaze kandi turabashimira cyane turabona kabisa amavuta n'igikundiro bikuriho amavuta n'igikundiro bikuriho cyane ubwo mweruka muhashize nk'umwaka ariko nyine ubona ko ari ikintu cyahindutse bimeze neza cyane ararigeze kumva ngo Imana dukorera ngo idahindura ibintu ngo ntituyikorere yo si yacu nawe niko bimeze niko bimeze Imana yacu ni Imana ihindura amateka bivuze ngo yihindura amateka ibihindura ibintu ibihindura ubuzima bw'umuntu so rero tugenda tubona ubuntu bw'Imana ku buzima bwacu umwaka ukutashye n'ukundushe yes hano muri Bugesera umurimo w'Imana cyangwa se itorero ry'Imana rihagaze gute? Murakoze cyane muri Bugesera umurimo w'Imana uragenda nkuko nahandi hose ariko nyine nkuko mubizi tumaze igihe turi mu bihe bitoroshye ntabwo twavuga ngo ni muri Bugesera gusa ahubwo ni ku isi yose si mu Rwanda gusa si muri Afrika gusa ahubwo ni ku isi yose murabizi yuko twagize kuva umwaka ushize mu kwezi kwa gatatu twakubitanye n'ubundi nibiza cya COVID-19
so yakubise buri rwego rwo ari rwo rwose, buri secteur iyo ari yo yose, mu rwego rw'igihugu, bucuruzi, biki byose, ariko ntabwo itorero ryasigaye. Naho twagezweho n'ibyo bibazo byose byabaye, ariko turashimira Imana muri byose, nuko ubutumwa bwiza ntabwo bwaretswe kuvugwa, buracyabwirizwa no hagati muri corona cyangwa se covid-19. Turabona rero nyuma ho ibintu bitangiye kugenda bisubirira mu buryo, tunashimire cyane leta yacu, leta y'u Rwanda yakoze akazi kadasanzwe kugira ngo ubuzima bugende bugaruka. Baraturinze nk'abanyarwanda, ariko kandi banagira n'umuvuduko mu kwihutisha ibintu kugenda babisubiza mu buryo, nubwo ari bukeya, kuko n'ubundi corona ni icyorezo, ntaho yagiye, iracyahari, ariko leta yacu turabashimira cyane, bakoze ibintu bidasanzwe. Imana ibaha umugisha cyane, guhera kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Yes. Mu by'ukuri Pastor Ndahiro ni muntu ki? Pastor Ndahiro ni umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana 2, nkuko yenda bamwe bashobora kuba banza abandi ntibanzi. Natangiye umurimo w'Imana hano muri Bugesera mu mwaka wa 2018, kugeza uyu munsi rero niho turi hano muri Bugesera, mu murenge wa Mayange, niho turimo gukorera Imana, ariko turimo turabona kugira neza kw'Imana. Imana yakomeje kugenda ibana natwe, kandi turabona igenda urushaho kubikora. So muri makeya niwe ndiwe, ariko kandi sinzi niba ukeneye kugira ngo njye mu mateka nyaya, ariko mu ncamakeya uwo niwe Ndahiro, ndubatse, mfite umugore n'abana 2, kandi umudamu mwiza. Yego, niwe gikondera. Yes, mu by'ukuri rero ni by'agaciro kuba turi kumwe na cyangwa turi kuganira namwe. Mu by'ukuri Pastor Ndahiro, isi ya none yugarijwe, cyangwa se byo urabona isi ya none yugarijwe n'ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ese ibibazo n'ibyorezo biriho ubu ngubu yaba ari intunduro, cyangwa se yaba ari iryoherezo ry'isi nkuko muri birayivuga? Ego, murakoze cyane. Nkuko bivuzeho, isi irimo ibibazo byinshi. Mu by'ukuri abantu benshi banabisobanura, babyinterpreta mu buryo butandukanye. Hari ababona yuko ibibazo biri mu isi n'ubundi isi byageze ku ndunduro, ariko jewe ndabyemera kuri urwo ruhande, kuko n'ubundi turi mu bihe bya nyuma. Ubundi niko ijambo ry'Imana ritubwira, rikatubwira yuko mu minsi ya nyuma hazabaho ibyo turimo kubona. Hazabaho ibibazo, indwara z'ibyorezo, murabibona ibingibi byose. Mbanze nanabonero no kwihanganisha abavandimwe bari ku Gisenyi, bitewe n'imitingito barimo guhura nabyo. Ibibazo mwabibonye hariya ku Gisenyi. Ibyo nabyo ni bimwe mu bintu bigaragaza yuko iminsi ari ya nyuma, ariko ntabwo kuba bivuga yuko ari iminsi ya nyuma ntibivuze yuko byarangiye ngo abantu bareke kugira icyo bagira gute, icyo bakora. Gusa bitwereka yuko turi mu minsi ya nyuma, ariko iminsi ya nyuma nanababwire yuko iminsi ya nyuma itangirana n'igihe Yesu yagiraga gute, umunsi Yesu yavukagaho. Yatangije icyo bita ibihe bya nyuma, kandi ubu ngubu hashize imyaka 2000 n'angahe, imyaka 2000 hafi na 20 n'umwe ari yo turimo uyu munsi wa none. So turi mu bihe bya nyuma, ariko kandi n'ibimenyetso birahari, ariko ntabwo twavuga ngo ni igihe runaka ngo ubu ngubu kuko ibingibi byo tubona byabaye, kuko no muri iyo myaka yose ibi bintu byo tubona bigiye bigenda bibaho, n'ubundi biza indwara, ibintu nk'ibi ngibi by'imishyitsi byose bigenda bibaho. Ariko ibyo ngibyo bitwereka nyine ibimenyetso bigenda byubaka biganisha n'ubundi kuri bya bihe bya nyuma, kugeza aho umwami wacu Yesu Kristo azazira, ariko tutazi ngo umunsi n'igihe, ariko bitwereka yuko turi mu minsi ya nyuma nkuko nababwiye. None se ikibazo mfite cy'amatsiko aho ngaho, mu myaka 1000 ishize abantu bariho no ibyabaga bavugaga ko ari iminsi ya nyuma, na n'ubu ngubu abantu bavuga ko ari iminsi ya nyuma, n'imyaka 100 izaza nyuma bazavuga ko ari iminsi ya nyuma. Ese nkamwe babashumba, wenda mushobora kuba mutugerera ku Mana kuruta wenda abanyantege nye bayigeraho, nta munsi wa nyuma nyirizina wabuzwi
abantu batangira bawitegura. Murakoze cyane nk'uko ubivuze nari mbikomojeho mu kanya navuze ngo iminsi ya nyuma itangira igihe umwami wacu Yesu Kristo yagiraga gute yavukaga. Ubundi yasharinze yatangije ibihe byo bita ibya nyuma kuzageza igihe azagarukira. So ntabwo tuzi rero Bibiliya niko ibivuga, ntabwo tuzi igihe umunsi n'igihe umwami Yesu Kristo azagira gute azagarukira. Cyokora icyo Bibiliya ivuga yuko dukwiye guhora twiteguye kuko azaza nk'uko umujura agira gute aza bivuga ngo tuzatungurwa. So Bibiliya iratubwira na Yesu we ubwe yarabivuze, arabivuga ngo uwe na ndetse n'abamarayika nta wuzi umunsi n'igihe cyaho azazira usibye data wenyine. Kuvuga ngo Imana data igihe nikigera izavuga ngo ngaho genda, ariko nta gihe kiri specific kizwi ivuga ngo ubu ngubu ngo tuzagira gute, ngo ubu ngubu nitwitegure iri joro haraza kuba habayeho iki, haraza kubaho kuzamurwa ku itorero cyangwa se imperuka irabirangiye. Oya, cyokora hari ibimenyetso bigenda byubaka bitwereka ko ari iminsi ya nyuma, ariko tutazi ngo iyo minsi ya nyuma, kuko Bibiliya iravuga ngo burya imyaka 1000 ku Mana ihwanye n'iki n'umunsi umwe. Ubwo rero ntabwo tuzi ngo ni ryari umunsi runaka, kuko ibyo ngibyo ni bimwe mu bwiru Imana yashigaje igihe cy'imperuka, igihe kizaba. Cyokora icyo tugomba guhora tureba, tugomba guhora twitegurira kubera ibimenyetso byo tugenda tugira gute tubona. Ari ibyo ngibyo byose byanditse muri Bibiliya, Matayo ibice 24, ibyo byose tugenda tubibona bigenda biba. So ibiba mu isi ni byinshi, ariko ni ibibazo byinshi, ariko nanone na Yesu nawe aracyahari. Kandi niwe gisubizo cy'ibyo bintu byose birimo kugenda biba mu isi. Muri ibi bihe bya covid cyangwa se muri ibyo bimenyetso byose tugenda tubona, turarabo tubona bica amategeko wenda bariho kugira ngo wenda urugero nko ku cyorezo cya covid gasanga hari abantu benshi tuzi cyane bangaga kwambara agapfukamunwa, ati ibi bintu ntago Imana ibyemera, mu rusengero rwacu barabitubujije, ngo ibi ni ibintu by'ibimenyetso nk'ibi ngibi ni mu bikurikiza muzaba mwitandukanyije n'amahame ya kimana. Ese ibi bimenyetso cyangwa se bino bagenda batubwira byo kwirinda cyangwa se kugira ngo ibi bimenyetso ducamo bigoye tubicemo neza, twirinda ko bitwangiriza, kuki kuba abantu banga gukurikiza ayo mabwiriza y'igihugu cyangwa se ya leta iba yashyizeho, kuki kuba abantu banga kuyakurikiza ni ku Mana hari icyo bivuze cyangwa se hari icyo byangiza hagati y'ubumana n'ibyo bimenyetso? Kuko hari abantu benshi tuzi bavuga ati tuzi wenda ati ntago nambara agapfukamunwa kubera ko ibi ni ibimenyetso bya Satani, ndaba ndi gukurikiza imihango ya Satani. Uragaze cyane, icyo kibazo mbajije ni ikibazo cyiza. Icya mbere ni uko ubuyobozi bwose buturuka ku Mana. Icya kabiri, ubuyobozi buriho kugira ngo burinde abaturage b'igihugu, kuko nizo nshingano rimwe na rimwe nibyo tuba twarabatoreye, tubagirira icyizere kugira ngo batubere maso. So abantu rero bavuga yuko ibyo bintu dupfukamunwa iki, jewe icyo nabivugaho sindi bubivugeho ibintu byinshi, gusa navuga yuko ni ubuyobe, ni ukudasobanukirwa ijambo ry'Imana. Kuko nta hantu muri Bibiliya handitse yuko umuntu niyambara agapfukamunwa ari ikimenyetso cya Satani. Niba hari umuntu waba warabibonye aho byanditse akavuga yuko kwambara agapfukamunwa ari ikimenyetso cya Satani, azabinyereka ahantu byanditse muri Bibiliya. So icyo jewe mbona niki, n'abantu kuba badasobanukiwe ijambo ry'Imana. Abantu benshi mu by'ukuri jewe nanashimira yuko rimwe na rimwe na leta yagiye ishyiraho ingamba zo kugira ngo abantu banige, basobanukirwe, babashe, kuko abantu iyo bize barasobanukirwa. Bimwe mu bibazo byo dufite by'inyigisho z'ubuyobe zihari zirimo n'ibyo ngibyo, kuko umuntu yambara agapfukamunwa bakavuga bati dore Satani yaje, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo, ni kwirinda ibyo ngibyo. So Bibiliya rero ubwayo iravuga ngo abantu banjye bararimbutse kubera kubura iki,
kubura ubwenge. Iyo ubuze ubwenge unanirwa no kwirinda. So rero jewe ntekereza yuko ubundi baravuga ngo kwirinda biruta kugira gute, biruta kwivuza. So ugize amahirwe wabona umuntu kugira inama z'uburyo uri buze kwirindamo aho kugira ngo uze gupfa. Jewe rero mbona yuko abantu babivuga gutyo, babisobanura gutyo, mu by'ukuri ni ukutamenya. So ntekereza ko ari ababivuga bakwiye gusobanukirwa neza icyo ijambo ry'Imana rivuga ku byerekeranye n'ibyo bintu, n'ibyo bimenyetso bya Satani. Urabyumva? Noneho icyo gihe ariko noneho nabo babayobora nabo bagombye kuba babisobanukiwe. Je navuga yuko niba hari abantu babwira abantu bakabigisha yuko niwambara agapfukamunwa nujya gukaraba, d'abord umuntu agombye kwikorera isuku. Ni part y'ubuzima bwacu. Isuku ni bimwe mu bintu bigomba kuba bitugize. So ariko noneho cyane cyane iyo hari indwara kandi covid mu by'ukuri twagiye tubona yuko abantu benshi yagiye ibica. Ari hano mu gihugu cyacu abantu barapfuye, ariko niba atari hano mu gihugu cyacu no hanze barabyumvise, abantu bagiye bakurikirana amakuru. Of course nzi yuko interpretation zabyo abantu bagiye babisobanura mu buryo butandukanye, n'amabeshyo ntibibaho, ariko kandi covid irahari. Sibyo ugiye n'uyu munsi ukajya mu Buhinde, abantu dukurikirana turimo kubona uburyo irimo kurimbura abantu ku munsi arapfa ibihumbi n'ibihumbi. Twarabibonye ibintu byari byarabaye mu Butaliyani, abantu barapfaga kugeza ubwo umuntu bageze ahantu umuntu akamanuka nko hejuru akikubita hasi nk'ahariya mu buryo bwo kwiyahura. Urumva abantu barapfaga, twarabibonye muri Amerika abantu barapfuye. So covid irahari, sibyo? Sinavuga ko ari ikimenyetso kigaragaza yuko isi yarangiye, ariko ni kimwe mu bindi bimenyetso n'ubundi bigaragaza bimwe byavuzwe muri Bibiliya by'indwara z'ibyorezo zizagenda zaduka mu isi. Ariko ibyo ngibyo kuba ari indwara ntabwo bivuze yuko duhere ko tuvuge tuti niba umuntu bakugira inama zo kugira ngo wambare agapfukamunwa ngo noneho wumve yuko ubwo icyo ngicyo ni agapfukamunwa ni kimwe mu bimenyetso bya Satani. Ntabwo ari byo, ahubwo ni ubuyobe. Okay. Pastor Ndahiro, niyo nzira y'umusaraba waba waraciyemo kugeza iyo wicaye ukayitekereza wumva ugize ikibazo kuri wowe? Inzira y'umusaraba waba waraciyemo ukavuga ati aha hantu. Ubwo inzira y'umusaraba ushatse kuvuga ibibazo se? Nka keso runaka yakubayeho cyangwa ikibazo runaka kubwo uvuga ati aha hantu nyine n'Imana arangiye kuvuga ati reka mbivemo. Mu buzima busanzwe jewe nabayeho aho mbona Imana. Nari mutoya nza kurwara. Ndarwara mara imyaka 5 ndi mutoya. Imyaka 5 yose nabaga ndi hasi. Yes. Namaze imyaka 5 ndi hasi. Ndi muto cyane. So ndwara indwara itarizwi. Mu by'ukuri ntabwo yari izwi icyo gihe, nari ndi umwana mutoya. Ikomeye cyane, irimo kwiheba gukomeye cyane, ku buryo byageze aho ngaho biba ngombwa yuko abantu batambonagamo ibyiringiro yuko nzabaho. Icyo gihe twabaga no muri Kongo. Twabaga muri Kongo. Nyuma yaho byaje no kubana ngombwa ku buryo tugaruka mu gihugu cyo bita Ubugande. Nari umwana. So byaje kuba ngombwa yuko kubera ukuntu nari nararwaye mba hasi nuka, abantu bumvaga yuko nta mpamvu yo kunshyira mu modoka kugira ngo nanjye njyane n'abandi. Bakabwira mama bati uwo nguwo n'ubundi ko yapfuye wajugunye. So ariko Imana yo mu ijuru yari ifite umugambi ku buzima bwanjye. So aho ngaho niho nagiye mbonera ukuboko kw'Imana, kuko nagombaga kuba narapfuye, ariko mu buryo bw'igitangaza nyuma y'imyaka 5 Imana iza kunkiza. Nta muntu wavuga ngo hakozwe ibi ngibi mu buryo bworoshye, kandi Imana irankiza mbona ndakize. So
aho ngaho niho mbonera ukuboko kw'Imana ku buzima bwanjye. Ariko inzira y'umusaraba nyirizina kuvuga ngo mvuge yuko hari ibintu bidasanzwe runaka ubuzima naciyemo bukakaye bugoye oya, kuko maze gukizwa nakijijwe mu mwaka w'ibihumbi 2000 niho natangiriye. Maze gukizwa nagize amahirwe yuko narakijijwe, nkimara gukizwa Imana ingirira ubuntu iranampamagara, so ntangira urugendo rwiza rw'agakiza n'ishaka ryinshi, kuko ni icyo gihe ndumva narigaga nko mu mwaka wa 2 ni nabwo nahereye ko ntangira itorero. Nicyo gihe nari ndi Kayonza ahantu bita mu Kiyanja, niho natangiriye gukora umurimo w'Imana. Then nyuma nza kuva aho ngaho njya muri Tronkome, ariko ngenda nabwo njya gukora umurimo w'Imana. Aho mvuga naboneye Imana cyane ni muri urwo rugendo rwanjye rwo gukora umurimo w'Imana, kuko niga muri segonderi ahantu mu Mutara niho nahuriye n'ibibazo byari bikomeye cyane, kuko naragiye ntangirira gukora umurimo mu banyeshuri mu by'ukuri mu buryo bugoye cyane. Nari mfite ishyaka ryinshi, ariko abo banyeshuri bari babi cyane. Scenario imwe nibuka, sindi bubijyemo byose kuko ni birebire n'ubuzima bwagoye cyane bw'akababaro. Nigeze kubera nakoraga umurimo, hari abantu bafite imitekerereze itandukanye. Umunsi umwe ndabyibuka muri urwo rugendo rwo gukora umurimo w'Imana, ni ibintu byinshi byabaye. Haza kubaho ibintu byari bigoye. Naragiye njya gusenga mvuyeyo, kuko abanyeshuri bagenzi banjye batangiye kundwanya bitewe n'ibikorwa byo nari ndimo kurwana nabyo, kuko nari ndimo kurwana no kugira ngo nubake umurimo wo mu kigo hamwe n'abandi bagenzi banjye bo twakoranaga, kugira ngo habe ubuhamya bwiza mu kigo. Noneho abasore batangira kundwanya, so batangiye kundwanya kuko kimwe mu byo bandwanyirizaga harimo yuko twari dufite itorero ryo ku ishuri udashobora gusobanukirwa niba ari abarokore cyangwa atari abarokore. So abasore rero bari barivanze muri ibyo bintu cyane, kubera yuko nari ndimo kurwana nabyo cyane cyane. Umukobwa umusore iyo yateretaga umukobwa akanga, yarababwiraga ati buriya Ndahiro araza kumfatira ibyemezo. So ibyo ngibyo rero bitangira kubabaza abasore bo babaga mu kigo aho ngaho. None igihe kimwe ndabyibuka, iyo navaga gukora etide nijoro, hari ahantu najyaga gusengera. Noneho cyari igihe cy'ukwezi, abasore igihe mvuye gusenga barambona, bambonye barantega. Noneho ndagenda, uko nakazamutse njya kuri dorotwari, ndagenda mbabonye nsa nk'ubabeshye yuko ngiye kwinjira muri toilette. Noneho baturuka hirya birukanka, baravuga bati reka tugende tumufate tumunage muri toilette, kuko bari bazi ko arimwo nagiye. Ariko jye narababeshye yuko ninjiyemo, ndangije sininjiramo, ahubwo mpera ko ndapfumura nsohoka ikigo, ndirukanka ndagenda ndaryama, ntangira gukurura ninda, kuko barimo bampiga, baza kugira ngo bamfate banjugunye muri iyo toilette, hanyuma basanga navuyemo. So mpera ko ndakomeza ndagenda nkurura ninda, ndagenda ndazenguruka ikigo cyose, ryari ishyamba. Ndangije ntungutse mu kigo, ni ibintu bikomeye cyane. Ndagenda nsanga bagenzi banjye bo twabanaga, ndababwira nti muzi ibintu byari bimbayeho, bari bagiye kunyica uyu munsi, baza kugira ngo banage mu ntuza mu mwobo muri toilette. Ndangije ndarokotse, ariko barabyumva kuko barambuze baragaruka. Noneho bari muri madorotwari hirya, barabyumva yuko ndimo kuvuga bya bindi byabaye. Noneho barantega, bukeye baravuga bati noneho reka tumutege, noneho tumwice ku manywa, tumwice bose babibona. Ndangije bamaze barampamagara, bampamagaye nanone bwari bukenda byuka hari kuwa 4. Ndagenda ndabasanga, maze kubasanga, mbere yuko mbasanga
uwo bantumyeho ko narababonye aho bakoze uruziga bantumyeho ndirukanka ndamubwira nti genda ubabwire ngo daje ndangije ndagenda mbona abasore babiri bari abasore batatu b'abanyeshuri ariko bari barabayeho abasirikare so ndababwira nti muze tujyane mu mperekeza ahantu baraza baramperekeza bagezeyo bahindukirana ba basore bose kuko bari abasore bagira nko muri 50 bose bakoze uruziga noneho ikintu gitangaje muri ibyo ngibyo nuko ba basore nabo nahamagaye nabo bari bamwe muri babandi n'ubundi bandwanyaga ariko byarantangaje cyane uburyo Imana yabakoresheje bahera ko bose bisubiranamo so aho ngaho ni inzira zo nagengera noneho abo basore umugambi bari bagiye inama kagatsiko yuko bari bumpamagare noneho bamfate bamvunagure bankubite banyice ku mugaragaro ngo bari bamaze kwiyemeza yuko bagiye kunyica hanyuma ikiri bube kize kuba so izo nizo inzira zo nagiye mpura nazo z'umusaraba zari mu buryo bwo gukora umurimo w'Imana ntabwo byagiye byoroha ariko muri byose Imana yakomeje kumva bugufi. Ese muri uko kuba wari ufite amafuta yo gukundwa noneho ukaba ko icyo gihe ari ikintu ubu ngubu cyeze cyo kwati ni umusitari mu kigo kuba ari umusitari mu kigo kuri icyo gihe ntabwo byigeze bigushora cyangwa se ngo usange wakoze imibonano mpuzabitsina? Urakoze cyane icyo ni ikibazo cyiza cyane cyane kiganisha ku umuntu uwo ari we wese uzwi mu by'ukuri nari nkijijwe nari umusitari kaba ariko mbivuga mu buryo bwanjye ariko nkijijwe kuko natinyaga Imana kandi nari narigishijwe nari mfite umupasiteri wanjye yari yaranyigishije ikintu gikomeye kuko nagize igihe gihagije cyo kuganira na pasiteri wanjye ubu yagiye kubana n'Imana bamwitaga Daniel Mwesige yarankundaga cyane ku rwego ruri hejuru ariko nanjye nkamukunda noneho biza gutuma ngirana ibiganiro nawe bikomeye cyane nubwo nari mutoya so buri uko nabaga ngiye kujya ku ishuri nabanzaga jyewe kujya kuvugana na pasiteri tukagirana ibihe noneho pasiteri agakunda kumbwira ibintu ngomba kwirinda so mu byo yambwiye kwirinda harimo ikintu bita ubusambanyi so nakuze rero ntinya ikintu cy'ubusambanyi mu by'ukuri nagize ibigeragezo byinshi cyane ntabwo wabyumva nkuko ari ubuzima bw'abasore mu by'ukuri narakundanye ariko muri ibyo byose ntabwo nigeze ngera ku rwego rwo kurenga umupaka wo kujya mu byaha cy'ubusambanyi noneho no kuri kaminuza nayigiye i Bugande mu ishuri rya Bibiliya niho naje guhurira n'ikigeragezo gikomeye mu buzima aho umukobwa umwe wo mu gihugu cya Malawi byaramurenze cyane urumva narigaga nabagayo ndi umunyarwanda ngire ngo twarimo turi abanyarwanda babiri umwe yari umuntu mukuru undi ari jyewe ndi umusore urumva abakobwa bose mu by'ukuri nabwo nari umusitari kandi nari mfite amavuta so mu kigo noneho umukobwa araza aransanga arambwira nicyo kintu cyantangaje ndivuguhe ingero ebyiri zikomeye araza arambwira ati John please kuko yari amaze igihe ankunda cyane arambwira ngo please arampropose ni ibintu biri weird ibintu bitabaho kumva yuko umukobwa yaje akagupropose akakubwira ngo ese twajya mu ntuza twajya mu rukundo ariko noneho we yari yarenze yuko yaramwe ngo please will you marry me mu cyongereza kuvuga ngo mbese wanyemera tukazabana ubwoba bwaranyishe ntabwo buriya rero abasore mwebwe mugomba kwitonda biriya bintu byo mubwira abakobwa bikomeye babikubwiye ni ibintu bikomeye uzi ko nanjye nabuze icyo kuvuga nabuze icyo nshobora kumusubiza ako kanya nahereye ko ndamubwira urabizi genda nanjye nzagusubiza mu by'ukuri ntabwo rigeze musubiza nakomeje ndamucenga kuko sinari mfite icyo kugira gute icyo kumusubiza nyuma y'igihe nibwo naje kumubwira ngo ntabwo byashoboka ariko namaze hafi nk'amezi 5 mukwepa icyo ngicyo ni ikintu kimwe ntabwo byari bindimo
Scenario ya kabiri ni ikintu gikomeye. Nari maze kwiga nabwo urabizi icyo gihe aho nakoreraga umurimo. Nakoreraga mu itorero rya Niyo life. Rwose kandi urabizi akazi ko nakoraga. Kari akazi keza cyane, mbana n'urubyiruko, nkorana n'abasore kandi ahantu hose no hanze. So mu igihe kimwe rero nabwo nza guhura n'ikigeragezo cyuko mushiki wacu umwe aza kunsura arangije yanga gutaha. Urumva yanga gutaha, ndamubwira yaje nka 10:00 kare, yari yambwiye ati ndaza kuza nkusure, ndamubwira nta kibazo. 10:00, 11:00 ndategereza, 12:00 urumva 12:00 bigishira 12:00 n'igice. So mbona bigeze 1:00 ntangira kumubwira se kudataha, ati ndataha. 2:00 ziba zirageze, ndamaze se kudataha, ati ndataha. 3:00 ziba zirageze, se kudataha, ati ndaza kugenda. Mbona 4:00 zikubisemo. Ndavuga si ibi bintu ndabigira gute? Ndakomeza ariko ndaceceka, ariko akambwira ati ndagenda. Arambwira ati ntabwo ndibuze kugira gute, ntabwo ndibuze kugenda, urabona bwije kandi nakubwiye kare ngo ugende. So mu by'ukuri byari ibintu bishekeje cyane. Byarangiye biterera ukuntu byarangiye rero. Ni byinshi dufite byo kuganira, cyangwa se ni byinshi tugifite byo kuganira n'uyu mukozi w'Imana Pastor John Ndahiro. Murumva ko muri kino gice cyacu cya mbere atubwiye ibintu byinshi cyane kandi iby'ingenzi. Rero bakunzi ba Maximed TV mudukurikiye none ahangaha cyose mudukurikiye muri uyu mwanya, reka tubashimire ko iki gice cya mbere mwabasha kugikurikirana kandi mubona ko cyangwa se ko mwagiye mucyumva no ko mwagiye mucyubona byari bimeze neza cyane. None ubu ngubu tugiye kujya mu kindi gice cya kabiri. Igice cya kabiri cyo none kirba ari uburyohe gusa. Reka mbwira ati igice cya kabiri nikize kuza kugucika. Rero wari ukurikiranye igice cya mbere, igisingano cyacu gifite n'igice cya kabiri. This is Maximed TV. This is Maximed TV. Maximed, link up with the world.